akenshi inzu tuba turimo ziba zirimo amakamera utabizi, harimo amakamera mu matara, yego, mu gikuta nyine ahantu barahabaca nuza amatara, ugasanga nyine umuntu aba yaguteze, ugasanga ukubise nk'umwana wiwe undi hariya kiranazira gukubita umwana cyangwa umubwire nabi, ni nta gisigaye kizira. Ubwo rero yakubonye hari igihe usanga nyine nawe baguhemukiye, uzi ngo ni ibintu biri aho bisanzwe, uba ugomba kwitwararika nyine ukubaha ibyo bakubwiye nawe ukigira nk'injiji. Yego, kiriya gihugu kugikoreramo nyine bisaba umutima ukomeye, kwihangana nyine ibyo wasize mu Rwanda ukabisigayo, niba warakundaga kuryoshya nduzi ko ariko nabyita, akaba ari byo nyine wowe usiga inyuma, ukaguma ukora nyine akazi kabo, amategeko yabo ukayagenderaho, urakora ugataha amahoro. Yego, nuko bigenda rero, ugasanga benshi baguye mu mitego, barapfuye, batwaye izo nda, wenda barabaretse barazibyaye, bo barabishe, niko bigenda. Ubwo nyine iyo bashatse kukureka ukayibyara wenda wasamye, birangira nyine umwana bamugumanye, ariko wowe nyina ntuzagaruke muri Afurika, wowe ntubeho. Iyo wenda babimenye cyangwa bakakujyana wenda nko kwa muganga, ukabimenya ko ari inda wenda utwite, biba byiza yuko ugomba kubatoroka hakiri kare. Iyo akugejeje kwa muganga, iyo inda atayivanyemo arakureka ukazayibyara, ariko kubaho kwawe ntibikore, wowe urapfa umwana agasigara. nuko biba bimeze. Ubundi hariya nyine tubafata nk'abantu nyine nta mutima nta bitekerezo bindi bagira, babumva nyine ngo ibintu byose ari igeno ry'Imana. Nyine iyo ushaka gusezera abantu uravuga ati masalama, ibyo biba bihagije, nabo babyumva nyine kuvuze ngo wenda muramuke mwirirwe, ibintu nk'ibyo. Ushaka kuvuga ati mwakoze se kudutumira, uravuga ngo shukrani. Okay. Reka twizere ko umeze neza nshuti bavandimwe bakunzi ba Muyenzi TV show, amahoro y'Imana bane namwe aho muri mu mpande enye z'isi. Nkuko mubimenyereye kuri Muyenzi TV show, tubategurira ibyiza byinshi bitandukanye. Kuri uno munsi kuri kamera zanyu, kuri screen zanyu murabona umutumirwa mwiza tugiye kuganira, n'umwari mwiza wa mwaje umwanda, agiye kutuzengurutsa Aziya, by'umwihariko mu buzima busanzwe akunze gukorera muri Oman. Tugiye kumuganiriza twumve biba bimeze bite, kugerayo bisaba iki, ubuzima bwaho bumeze gute, kujya ugiye guhahirayo ni ahantu wahahira ukaronka. Ngiyoboye ikiganiro nitwa Tuyisabe Nelson, we yitwa Uwase ariko aratwibwira ku buryo burambuye. Tuguhaye ikaze Uwase. Murakoze cyane. Urongera ijwi, ariko nkuko nabivuze uburyo ufite izina ryiza ni nako nawe uri mwiza. Ni njye wa mbere wabikubwiye? Ni wowe wa mbere. Hanyuma nkuko nari maze kubivuga muri introduction, mu buzima busanzwe dukunze kukuganiriza uri muri Oman, ariko ukavuga uti ninza mu Rwanda nzasura Muyenzi TV show. Mbere na mbere twishimiye kuguhostinga cyangwa se kukuganiriza, n'umugisha kuri twebwe. Yego, murakoze. Gukoresha telefone itangizwa n'akamenyetso ko guteranya 968 nibyo wari umenyereye igihe kirekire. Ntabwo uri ujya gushyiraho 250 y'Ikigali ugashyiraho iyo muri Oman? Oya. Wamenyeye? Yego. Batwihanganira kuba twagushyize ku kazuba, twizeye tudashidikanya ko ntacyo kari bukubangamireho. Ku bibazo byinshi by'amatsiko tuba dufite, by'umwihariko ku makuru nagerageje gushaka kuri internet cyangwa se yo muri Oman, ngo biba bigoye kuba wagaragara umunota umwe utitandiye. Iyo ugiye utari umusilamu ariko bikaba ngombwa ko bagutegeka kwitandira cyangwa se kubaho mu buzima bw'abasilamu wowe utari we, ni ibintu mwakira mute nk'abakobwa baturutse muri Afurika? Nyine biragora cyane, usibye ko kubera ubushyuhe bwaho akenshi abenshi ntabwo babimenyera vuba. Bisaba nyine kuba ufite umutima ukomeye, kubahiriza amategeko yabo kugira ngo nyine ukore nyine neza utuje. Yego, ugomba kwitandira nyine ukikwiza ukambara nkabo, nta kindi baba bagusaba. Iyo bikurikije ubwo nyine murakorana neza, kagendana neza, nta kibazo bafite. Yego.
mikoro yiyegereza kugira ngo tubaze kukumva neza cyane. Warutubwiye ati byanga byakunda kubera ko no mu kinyarwanda bavuga ko itegeko riremera kurusha ibuye, urabyimenyereza ukabitora. Uretse ubushyuhe bwaho cyangwa se n'akazi kabo biba bivuga ko ari kenshi cyane, umuntu ukigerayo nko mu kwezi kwa mbere ni iki kimutonda uretse iyo myambarire iba idasanzwe, nyine nk'umuntu ugeze mu kindi gihugu by'umwihariko muri Aziya? Ikintu twese tuba duhuriyeho kibanza kugutonda ni ukumvikana nabo, yego, mu rurimi, cyangwa ukumva nyine uburyo baba bavugamo basakuza bagukanga ukagira ngo bari kukubwira nabi kandi ariko bavuga basanzwe bavuga. Ubwo rero iyo ukwezi kurangiye abiri gutyo usanga barabamenyereye, uzi ibyo nyine bakubwiye, kuko bafata ukwezi cyangwa icyumweru bakagutoza, yego, bakagutoza nyine ibyo ugomba kujya by'ibanze. Iyo uri umuntu nyine wihangana ukomeye, ukorana nabo nyine utuje utekanye nta kibazo mufitanye. Ese nk'umuntu nka Uwasenda waravukiye mu Rwanda mu karere runaka tutari bugarukeho, akisanga muri Oman bakoresha icyarabu cyane, we byibuze azi icyongereza yenda n'ikinyarwanda cyangwa n'icyongereza adafite cyinshi cyane, kwiyadabuta biroroha kugira ngo bajye bavuga icyarabu ucyumve cyangwa ni ugukoresha amarenga? Uko bigenda iyo ugezeyo bakikwakira ntabwo bose aba ariko bazi ururimi rumwe, hari ababa bazi indimi nk'eshatu, icyarabu, icyongereza ndetse n'igiswahili, biterwa n'urwo wagiyemo. Ubwo rero iyo ugezeyo barakubaza ati se ugerageza kumva uruhe rurimi, wowe hitamo nyine ubwo uzajya ugerageza kumva. Ntabwo bakubwira ngo uruvuge ko n'ubundi ntabwo muba muganira kenshi, baba bashaka nyine umuntu babwira kumva. Niyo baba bazi ururimi rumwe wenda ari icyarabu gusa bakoresha ariho waguye, usanga nyine akenshi bakoresha amarenga, bakabikwereka babikwigisha nk'icyumweru. Iyo uri umuntu ufata vuba ibyo bakwigisha byose urabimenya nyine ukabikurikiza, ntabwo biba bigoranye, usaba nyine kuba ufungutse mu mutwe, unagerageza kwihangana gukorana. Muri Oman hakunze kuba amakipe y'umupira w'amaguru, nabonye afite amazina agoye cyane ko tutakunda kuyakurikira cyane, ariko umuntu arebye ku birombe wambaye, ku mitako, ndabonaho agakomo ka Arsenal. Niyo kipe ukunda cyangwa ni amabara yayo ukunda? Oya, ntabwo ari ikipe nkunda, ni amabara gusa. Ubwo ukunda umutuku n'umweru, ariko n'agakara hafi aho ngaho. Umuntu arebye uko wambaye, kuba wambaye neza n'ayo mabara, ntekereza ko uyakunda cyane. Bishobora kuba bigaragara ko utari n'umuntu ukunda amakipe cyangwa se football, yenda nuko nari nkabonye nkakazanamo gutyo, ahubwo nk'umukobwa w'umusirimu ufite amafaranga, bigaragara ko nyine udasaba umunyu, niko nabivuga. Iyo urimbye cyangwa usohotse mu rugo uvuga ngo wambaye neza, uretse kuba washyiraho iyo mitako, wakoresha umusatsi neza, kuri Uwase aba ameze ate? Biragoye kuba nyine navuga imyenda nambara, ntabwo nzi kuvuga ngo ndareba iyihe. Iyo mbonye nyine ako kanya aho ngaho niyo nambara. Ubwo nyine ibyo mbonye uwo munsi ngomba kwambara, ntabwo ndinda kujya guhitamo. Njye nambara ntarinze kwita ngo biriya birambereye cyane ibimbereye, ndabyambara nyine nkagenda. Abari bumbone nibo babwirwa niba bimbereye cyangwa bitambereye. Yego, uretse ko nyine ushobora kuberwa na byose. Icyo nari mbikomorejeho nuko nyine twari twabanje kuvuga haruguru ko iyo ugeze muri Oman nyine bagutegeka kwikwiza. N'ubundi nyine nari mbonye wambaye ipantaro nyine, kandi warabibonye abakobwa b'i Kigali, yenda sinzi nimba ari ko wabisize, uko imyaka ishira indi gataha ubona ko bagerageza. Hari abaciye, hari abatewe urwenya baravuga ngo bibagirwa kwambara, mu by'ukuri baba bambaye ariko ubona ko nyine bambaye tugufi cyane. Ariko hari menya wowe ibyo ngibyo utabyambara bitewe n'umuco waho ngaho usanzwe ukorera mu buzima busanzwe ahari. Nyine iyo ugezeyo n'ubundi birahinduka, ibyo wambaraga ntabwo ari ibyo usubira kwambara. Rero iyo hamaze igihe cy'imyaka runaka ugaruka mu Rwanda n'ubundi byarahindutse, rimwe na rimwe nyine ukagira isoni zo kwambara ya yindi wagiye n'ubundi warahoraga wambara, kubera ko ibyo waramenyereye nyine ni ibyo hakurya.
ugatinya nyine ukavuga ati bari bukubone nabi cyabagire ngo nyine wabyibagiwe kwambara umugani wawe. Yego, urubyiruko rudukurikiye kuri Muyenzi TV Show abenshi bafite indoto zo kuba bajya gushakira ubuzima cyangwa se amafaranga mu bihugu byo hanze, yaba muri Dubai, Amerika, Canada, yewe naho muri Oman. Ni abantu washishikariza gushyiramo imbaraga, araboneka, ndetse hakaba n'abandi bavuga ngo naheza nko mu Rwanda ariko amahanga arahanda. We wagezeyo bahe experience, nimba watekerezaga kujya yumva arizo nzozi ze abivemo, cyangwa nimba yumva kuko yagiye agahaha noneho nawe umumari mu ngenge. Dukorera ubusesenguzi kuri icyo kibazo. Murakoze, birumvikana. Yego, hariyo amafaranga pe, hariyo n'ubuzima ubishoboye yajyayo, gusa ntago byoroshye. Ntago biba byoroshye kuko biba bisaba n'ubundi kubanza ugashora, ukabanza ugashora nyine kugira ngo ubone umu agent ugushakira umubosi nyine cyangwa umukire wagutwara. Yego, weho ikintu ukora nyine urishyura nyine amafaranga umu agent yakwatse runaka. Ariko ushobora kugereranya ukavuga uko byagera kose byajya munsi y'ebyiri cyangwa eshanu. Ntago bijya munsi ya miliyoni 2. Yego, ku muhungu, ariko ku mukobwa ho ni munsi y'ibihumbi 100. Aho ngaho utarasubiza hari icyo mise nibaza. Bakunze kuvuga by'umwihariko hano dukora n'umuziki, ariko kumva abakobwa bari kuvuga ngo kugira ngo umukobwa ngo akore music amenyekane ngo atanga ruswa y'igitsina. Kuki abahungu baduce 2 imwe bakabaca ibihumbi 100? Hari ikindi baba bakurikiyeho? Uraza guhita ukomeza. Abahungu impamvu babaca amafaranga menshi ni uko nabo n'ubundi baba bahembwa menshi. Okay. Ntago wagenda wenda tuvuga uhembwa nka 800 cyangwa 900 ngo noneho utanga amafaranga nk'umukobwa ari gutanga kugira ngo agende ahembwa muri 400. Biba bitandukanye. Niyo mpamvu rero bafata bakabaca menshi. Kandi ikindi, umuhungu iyo agezeyo we arigenga, ntago akora akazi kamwe. Ashobora kujya mu tundi tuzi twose ashatse, kuko we ababa hanze, aba mu nzu zisanzwe, ntabwo abana n'abakire. Yego, ariko ku mukobwa aba mu rugo rumwe nyine yagiyemo, bikamufasha. Okay, ndumva ibyo ngibyo bisobanutse. Kugerayo ni ugukora imirimo isanzwe nk'iyo twakora inaha muri Afurika, cyangwa ni ya mirimo twakita nk'uburetwa twasomaga muri Bibiliya, nubwo amafaranga hari, kuko wavuze ngo biba binavunanye nyine, bivuze ko nta munebwe wakandirayo cyangwa se nta mwana bo waguhembaye wiriwe wicaye. Ku by'imirimo byo biba bimeze gute? Ntabwo babakoroneza nk'Abanyafurika ukarirya warikobokeye ku mugani wa yamvuga ya wa mukecuru? Nta n'ubundi, ariko akazi kose karavuna. Yego, iyo wagiye wishyiramo n'ubundi ko ugomba gukora byoroshye, iyo ugezeyo n'ubundi biragucanga, ugasanga ni hahandi usanze utorotse. Ubundi akazi abantu b'abakobwa bagenda bagiye gukora, baba bagiye gukora kenshi mu ngo. Yego, keretse iyo wize ibijyanye wenda na bariste, gukora ikawa, gukora biriya bijyanye n'amakawa, nibwo ugenda nyine n'ubundi ugakora iby'amakawa. Ariko iyo nta kindi kintu wize nyine kijyanye no mu kiriya gihugu, gukora amakawa, wenda nko gutwara imodoka, aho uba ugomba kugenda nyine ukajya mu rugo rw'abandi, kuko n'ubundi baba baragushakiye kontara. Ufite kontara ihwanye n'imyaka 2. Yego, ufite na visa nyine bihuye n'imyaka 2. Rero iyo ugiye ukazana ubunebwe mu rugo rw'abandi, ushobora gutaya imyaka itageze. Nta santima bagira. Yego, nta marangamutima, ku buryo ushobora kuvuga n'iyo urwaye, tuvuge wenda warwaye wananiwe, hari benshi bagira wenda bakarwara nk'imigongo, akujyana kwa muganga. Wamara kugerayo nyine ni umunsi umwe, iyo abonye bagusezereye, niyo baba bagusezereye ufite serumu, ugomba kujya mu kazi, uragenda ukasubira mu kazi. Biba bisaba nyine kuba ufite umutima ukomeye, kumvira amategeko yabo. Niba akubwiye ati ntabwo ugomba kujya wenda kujya mu gukaraba wikenyeje nk'isume, byo ngo ni kirazira. Uba ugomba kugenda nyine byakubwiye, ukajyana iyo myenda, amavuta, ibintu byose muri dushe, ukavamo byose wambaye wikwije. Niba akubwiye ati ntago byemewe kwegerana n'abana ba hano b'abahungu, cyangwa ubaceho ubasuhuze tudahari, ntago biba byemewe. Ubwo rero usanga abenshi nyine bagwa muri iyo mitego, kuko akenshi inzu tuba turimo ziba zirimo amakamera utabizi. Harimo amakamera mu matara,
mu gikuta nyine ahantu bacana nuza amata, ugasanga nyine umuntu aba yaguteze, ugasanga ukubise nk'umwana wiwe undi hariya kiranazira gukubita umwana cyangwa umubwire nabi, ni nta gisigaye kizira. ubwo rero yakubonye hari igihe usanga nyine nawe baguhemukiye, uzi ngo ni ibintu biri aho bisanzwe, uba ugomba kwitwararika nyine ukubaha ibyo bakubwiye nawe ukigira nk'injiji. Yego, kuko akenshi iyo bibananiye nk'uko usanga umuntu nk'uwo nguwo nyine byananiye aribwo mwumva amakuru menshi nyine ugasanga wenda uwo byananiye cyangwa wenda banahemukiye, kuko abenshi baba bari hanze. Hari igihe ugerayo ugasanga birakunaniye kuba mu rugo, kuba muri ya kontara kandi umubosi yarayishyuye, ugahitamo gutoroka ugiye nyine hanze gukorera amafaranga menshi, kuko hanze ugenda uhinduranya urugo nyine hanze ntabwo ari ukuvuga wenda mugiye hanze ni nk'ibiraka, ukagenda ugasanga wenda niba hanze bari guhemba nk'amareyari wenda 140 150, aho muri kontara wakoraga nk'ijana cyangwa munsi y'180 na 90 ntabwo bajya bayarenza. ubwo ugasanga ukavuga ati gute mvunika kuriya nirwa nkoropa inzu igeretse nka 4 cyangwa 5 ndi njyenyine nkora imirimo yose nanze ngahembwa ari amafaranga wajya hanze. Yagera hanze rero agahora ahinduranya ugasanga hari abagiye no kwishora mu bintu nyine by'ubusambanyi imico mibi, ugasanga nyine hari abo bafashe bagafunga, hari abo bishe gutyo, cyangwa wenda akajya nko hanze agasanga aguye mu rugo rw'umwarabu aramushutse nk'uko kose, usanze bararyamye atabizi ko harimo kamera mwaho, wenda nka nyirabuja yabibona cyangwa umwe muri abo yabibona, ugasanga nyine iyo batagufunze barakwica. Nuko bigenda naho ubundi kiriya gihugu kugikoreramo nyine bisaba umutima ukomeye, kwihangana nyine ibyo wasize mu Rwanda ukabisigayo. Niba warakundaga kuryoshya nduzi ko ariko nabyita, akaba ari byo nyine wowe usiga inyuma ukaguma ukora nyine akazi kabo, amategeko yabo ukayagenderaho, urakora ugataha amahoro. Yego, nk'uko yenda utushushanyirije inzu yaho, icyo twumvise nuko nyine haba harimo kamera nyinshi, kuba hashyuha esi zo nizabura cyangwa se vandarateri nazo zigomba kuba ari nyinshi, ariko biriya bihugu byateye imbere byanga byakunda uko mbitekereza, kuba wamesa imyenda yuzuye ibasi n'ibibayo haba hari imashini zimesa. Si bivuze si bwo ko akazi kaho kaba katagoye cyane, ahari nimba ufite imashini imesa ari ukugorora gutera ipasi gusa, ahari ntekereza ko akazi kaho katagoye cyane wihanganye kubayo. Kwishyura se bwo bishyurira igihe, cyangwa hari nabo bishobora kugora bakavuga ati muri iyo kontra tuzaguhemba igihe cyageze nko guhima nabyo, igihe uyakenereye urayabona? Niko bimeze hariya, ntago bajya bakwambura, ntago bakwambura, keretse wenda iyo ari ba bantu winjiye mu rugo rwabo usanga ari kumwe wamena wenda nk'ikintu bakavuga ngo uzakishyura, ariko abenshi barabivuga ariko ntibabikore, bagukanga kugira ngo utazabigira akamenyero. naho ubundi kumesa, ibyo kumesa bwo haba hari amamashini, hari imashini. Ikintu kigoranye cyane abenshi bakunda kwitotombera cyangwa kumva nyine kibabangamiye ni ugutera ipasi. Gutera ipasi, ushobora gutera ipasi ijoro ryose mu munsi umwe ugatera ibintu ubwawe muri nk'abantu bangahe utabibasha, ugasanga nyine barwaye imigongo, ukumva nyine nicyo kibangamiye. Ariko kumesa nyine umesesha imashini, ariko hari imyenda imwe n'imwe baguha ukamesesha intoki bitewe n'amasara bari bako nta nubwo bari no kuyimesa, kuko mu Rwanda urabizi ukuntu tumesa bisa ni ukuvuguta cyane, kandi hariya bo ntabwo baba bashaka kwivuguta, baba bagira ngo uranayakuraho ibintu byabo urabikuraho. Uragenda nyine ukinika ugashyira mu yandi mazi ukunyuguza ukanika, icyo baba badashaka ni uko amasaro yabo avaho tu. naho ubundi njye mba numva nta kintu kigoye. Yego wenda si twese tujya mu ngo zimeze neza, hari abajya mu ngo ugasanga buri munsi birirwa wenda barira batotezwa wa mugani, bitewe nyine n'umuntu ubacumbikiye. Ariko nanone n'uwo muntu ajya kugutoteza nawe yabanje kukureba nyine ari icyo wahereyeho. Niba wenda akubwiye kiriya kintu ngo kora kiriya, ugatangira kwigira ukuntu, nawe nyine abona kuri kumusuzugura, ugasanga nyine arabyanze. Kandi buriya abarabu nibo bantu baba bifuza ko wabubaha. Ikindi kandi iyo ugezeyo ukabamenyereza ikintu nyine icyo ubamenyereje, niba ugezeyo wenda bakakubwira ati urira uhanagure ziriya
bakabona urabishoboye, bakabona ururiye urabikoze utaburanye. Ntabwo uzabwira ngo nyuma y'ukwezi kujya kunanira. Ntabwo bibaho, ubwo ni burundu paka utashye. Kandi ubundi imbere wenda bazanaga nk'umuntu ubihanagura cyangwa bakakubwira ati ozira modoka, bakabona urabishoboye, bakabona uzi kuyoza nyine urayihanaguye birakunze, utahakanye ngo uvuge ngo hoya. Buri munsi, ubwo ni buri munsi uzajya uyoza, niba ari imwe, niba ari ebyiri, niba ari eshatu, ubwo nyine waraberetse ko ubizi. Niba wenda tuvuge nk'urugero nka bano njya mbumva benshi, nk'uko wenda nkanjye ndi mu rugo ugasanga bose waharaje atangiye kunkoraho, simakanye, ejo arongeye simakanye, umunsi wa gatatu arakubwira ati ngwino tugende ujye kunkorera icyumba, akabona uremewe utaburanye. Kandi wenda icyumba bagikoraga wenda mabujari n'abana bahari, yicaye nko muri salo, ugasanga arakubwiye ngo nugikore uri wenyine mu rugo nawe. Wajyayo nyine wasanga ibyo byose bibaye, ntacyo uzitwaza, ntabwo waburana kuko bose ntabwo ari mu ikosa, yagushutse zo utareba. Ubundi abantu bahari abo nta makosa bagira, kosa ubundi rijya ku mukozi ko aba ari umukozi nyine. Aho se byibuze ari akanyenyeri yagukandira kiyongeye kuba yahembwaga yenda ukaba utaruhira ubusa, ntabwo bibaho. Wikinagukora nyine ubwo se twavuga ngo iki? Ababonye ko nyine nta kintu uri cyo nyine aragusuzuguye nyine kubera ko ubundi no kubona, abazi neza ko ubundi umugore we nta kuburana, ntabwo yamuzana ngo muburanye ngo guta ngo wakoze biriya hoya. Abazi neza ko ikibazo kiri buze kuri uwo mukozi yakoresheje. Meta bavuga ati ni wowe ushukana, ntabwo uriya mugabo yabikora utamurembuje, nduzi ko ari ukumurembuza. Nuko bigenda rero, ugasanga benshi baguye mu mitego, barapfuye, batwaye izo nda, wenda barabaretse barazibyaye, bo barabishe. Niko bigenda. Ubwo nyine iyo bashatse kukureka ukayibyara wenda wasamye, birangira nyine umwana bamugumanye, ariko wowe nyina ntuzagaruke muri Afurika, wowe ntubeho. Iyo wenda babimenye cyangwa bakakujyana wenda nko kwa muganga, ukabimenya ko ari inda wenda utwite, biba byiza yuko ugomba kubatoroka hakiri kare. Iyo akugejeje kwa muganga, iyo inda atayivanyemo, arakureka ukazayibyara ugapfa. Kubaho kwawe ntibikore, urapfa umwana agasigara. Nuko biba bimeze. Ubundi hariya nyine tubafata ni nk'abantu nyine nta mutima, nta bitekerezo bindi bagira, babumva nyine ngo ibintu byose ari igeno ry'Imana. None se ko inaha by'umwihariko yaba muri guverinoma y'u Rwanda cyangwa se abakora akazi ka leta, cyangwa se yenda twe gufata ku bakora akazi ka leta, dufatire ku bashoferi, ko gutwara imodoka uri kuvugira kuri telefone bitemewe, hari aho iyo bakubonye uri kuvugira kuri telefone nta kosa? Ngewe uko mbibona ntago mbizi, wenda niba babibahanira ko babikora buri munsi ubibareba, ubareba babikora. Ashobora kugenda ku modoka akarinda iwabo akagera mu kazi kandi yaciye mu muhanda ari kuri telefone, ukibaza uti si umuntu wagonze ntago bamufunga ibintu nk'ibyo. Ariko nyine ntago mba mbizi niba bafunga cyangwa batafunga, kuko bose n'ubundi baba bari ku matelefone abenshi, bagenda bavugira ku matelefone. Ntago wamenya ngo barafunga cyangwa babafunga, niba baba bazi amategeko yabo. Yego. Ubu usanga aba diaspora bavuye hanze y'igihugu baje mu Rwanda bishimira kugitembera cyangwa se kureba ubwiza bwacyo. Mwe iyo muri yo mufata umwanya wo gutembera, mukaba mwamenya uduce dutandukanye, cyangwa gutembera ni nka kwa kundi ugiye nko kwiyogoshesha, ugiye gukoresha imisatsi, ho imitembere yaho babaha uwo mwanya wa recuperation? Oya, umwanya wo kuruhukaho ntawo, keretse nk'abo ngabo nakubwiye wenda baba baratorotse bakorera hanze, bo bari nyine barisanzura, baratembera, ugasanga ahantu hose barahaza. Ariko ku muntu ukorera muri kontara aba agomba gusohoka, ari uko ba bose bagiye nyine bamusohokanye, cyangwa wenda bagiye nko ku isoko bakajyana. Mbese nyine umuntu uri muri kontara aba ameze nk'uziritse. Niyo mpamvu abenshi nyine iyo bagezeyo babitinya, bakavuga ati ni gute nzamara imyaka 2 nicaye mu rugo rumwe, ntazi no ku muhanda, ntazi nyine ahantu ibintu byose bibera. Ugomba kuba usohoka ari uko ugiye wenda ujyanye na ba boss ahantu, wenda nko kugura imyenda cyangwa kugurira wowe, cyangwa wenda bagiye nko mu bukwe bw'andi hantu, ariko n'ubundi bagenda nijoro, ntago bagenda ku manywa. Cyangwa wenda warwa nuko nyine usohoka, cyangwa wenda ugiye nko kumena imyanda, kandi nabwo ntago bari kure, ni nk'imbere y'urugo.
ubwo urumva abantu baba bari hanze batakora muri kontara baba baratorotse nibo bisanzura nyine nawe usanga nyine bakuye ibyo bibazo byose ugasanga barwaye ugasanga wenda babafunze gutyo. Okay, najyaga nkunda kurenganya aba diaspora ngo ifaranga ryanyu kuri rya biragoye ariko ndumva kuri kora ari byo bigoye kurushaho umenya tutazongera kubarenganya cyane. Tugana ku musozo ni utubazo noneho tw'amatsiko dusanzwe. Iki kiganiro twagikoreye twagira ngo wa muntu ufite inzozi zo kujyayo ngo yumve ko ari ukujya kuyora, yumve situation imeze uko imeze atazagerayo akarira agakoresha rya jambo ngo iyo mbimenya. Utubazo tugana ku musozo kugira ngo tukuvane no kuri aka kazuba tujye kurya no kuri ayo mareyari tw'amatsiko. Ireyari rimwe ryaho mu Banyarwanda rivunja gute kugira ngo twumve bagira amafaranga afite agaciro? Ireyari rimwe mu Banyarwanda bari nk'amafaranga angahe? Ireyari rimwe biterwa n'amezi. Yewe rirazamuka cyari kamanuka. Rirazamuka. Aho merukira meruka nyine ireyari riri ku 3,750 ariko n'ubundi ubwo maze amezi abiri sinzi aho ageze kuko buri mezi n'ubundi rigenda rizamuka ntago aho warisize ari usanga riri iyo ugiye kuvunjisha buri gihe usanga ryahindutse. Mba ku ireyari ni sawa niyo yongeye wamamare abiri ku izina ryanjye nakongeraho wase. Hanyuma ikindi kibazo cy'amatsiko yenda umuntu yabaza mu kiganiro igeze gukomoza ko iyo ugezeyo uhabwa contract y'imyaka 2 yarangira ukaba waza ukarekipera washaka kuyinovera cyangwa se kusubirayo ugasubirayo. Muri ano mezi 2 umaze kontra yawe ndiza nashidikanya ko buriya yarangiye, urateganya kongeza indi ugasubirayo cyangwa ugiye gukorera inaho ibishoro wabikuyeyo? Oya, ngewe n'ubundi narangije kontara nyiriyo. Navuyeyo maje kurenzaho amezi andi ku yindi kontara ya kabiri. Ubwo urumva ngewe n'ubundi naje mfite indi visa. Ubwo rero gusubirayo n'ubundi ngomba gusubira kuko ntago waza nyine ufite indi visa ngo wange gusubirayo kandi n'ubundi baba barakwishyura indi visa banahenzwe. Ubwo rero ugomba gusubirayo naho byo gushora mu Rwanda byo bizaza nyuma. Igishoro nshaka ntago kiragera. Ntago ndakibwiza. N'abahungu bajye bavuga ngo gukunda mu diaspora ni sabura nawe ne bajye bakwegera nyine ujye umenya ubwenge ngo ari igihe ngo yaboherereza ukajya bakubwira ati turi kubaka bagafotora inzu nk'iti dora higeze atariyo. Nizere ko ibyo ngibyo bitazakubaho ubwenge mbona uzi ni wabikora. Wenda tugana ku musozo turi kumwe hano n'abakameramani babiri. Hari umukameramani wabaza mu diaspora ikibazo kimwe gusaba amafaranga biremewe kugira ngo tugane ku musozo. Namwisanga kayo mareyari nkazivunjishiriza kabisa. Abambira turagusaba ku mareyari akakazavunjira ku buko bimera. Ntabwo nanzi ko hari ifaranga rirusha agaciro. Ireyari ni ifaranga rihenze cyane. Rirarusha n'idolari rirahenze cyane nanjye nari mbizi ko rihenze icyo nazi ni ukuritunga. Ahubwo yego kuriya ko numvishe ngo kohereza amafaranga no mu Rwanda barabikajije. Mwe mu bimanaginga gute nyine no kohereza imiryango yanyu? Ikibazo cyiza rwose. Urakoze. Umuntu wabikubwiye yarakubeshye. Yarakubeshye yashatse kwanga kuyaguha niba ari uyakeneye ati gute kuko n'ubundi umuntu wese ukorera hariya abantu benshi bagera nko muri miliyoni zigera muri 3 b'Abanyarwanda kandi bose baba bafite imiryango mu Rwanda. Ubwo rero ukoresha banki bo bagira gutya mu gihe cyo guhembwa bakayafata bakajyana kuri banki zabo. Haba hari za MoneyGram za Western Union amabanki menshi bakayohereza nyine bakoresheje MoneyGram akagera mu Rwanda kuri banki yawe cyangwa wenda bakaguha borudero wowe ukayifotora uri hariya ukoyohereza umuntu wenda wandikishijeho ko ayo mafaranga azajya ageraho. Kuko igihe bagusaba ko uba ufite indangamuntu y'umuntu wizeye abari we bazajya bayashyiraho nibo umuntu aba muri MoneyGram. Ugeze hose icyizere kikarangira wemere kuyihinduza ngo nk'uyanjye. Nta kibazo n'ubundi uyihinduza ku bushake bwawe bakawukoyohereza nyine gutyo ugatanga borudero kuri telefone. Uwo muntu yajyanye borudero nyine iriho pini bayakura kuri ya ndangamuntu yiwe bakayagushyira kuri konti yawe.
cyangwa niyo ushatse ukoresha mobile money nazo zirahaba. Uyahereza nyine uwo muntu uba muri mobile money w'umu agent yaraba bahari bamaze imyaka myinshi nyine b'abanyarwanda, we akayavunja mu manyarwanda akahita yagushyira nko kuri telefone gutya. Uri nk'ariya nyine ukayagumana ukajya yohereza biwanyu uko ubishatse. Hari undi wari ubafite ikindi kibazo nawe ngo zino yabazaga by'urukundo wamukunze gukundana n'umuntu muri Omani yabazaga ngo ushobora kubonayo umusheri noneho ukaba warongorwa n'umwarabu ngo biba byemewe ko hari abarabu barongora abanyafurika cyangwa se abirabura? Biremewe. Ubu ngubu ndabizi ko byemewe ko nasize iryo tegeko rihari. Byemewe nyine ko washaka umuntu ushatse igihugu cyari cyo cyose, aho yaba aturuka hose nibibareba bagenda nyine bakagusezeranya. Ariko icyo navuga cyo wenda ku muhungu, umukobwa hari arahenda kuruta uko ngewe ubwanjye wenda haza. Ntabwo ahendutse. Ntabwo wamugereranya no hariya. Kuko inka zinaha ni nke cyane kuruta uko watanga inka. Uzi ko inka igeze kuri miliyoni? Ayo nayo ni make. Umukobwa hari ishobora kumukwa akagwa ati niba udafite inzu igeretse 5 imodoka zirenze imwe, ibintu nyine nk'ibyo ntabwo ndi bugende. Kandi bo baba banashaje bari bakuru imyaka za 40 35. Ubwo rakanga kuva aho ngaho natabona uzamuka byose. Niyo mpamvu usanga abagabo baho bishakira abanyafurika, agafata umunyafurika ko aba ari umukwe make cyane. Urumva rero abahari usanga yarashaje yaracecuye, yaranze gushanga arashanga ufite amafaranga cyangwa we abanza yihigire kugira ngo atazabi wabo w'umuhungu. Ikibazo cya nyuma tugana ku musozo, kuko dugitangira n'undi twakwiseguyeho ko akazubura kihangana, ariko bitewe n'ubushyuhe bwaho urumva aho bwari twagukonjesheje. Hari ukuntu wadusezerera ku bakunzi bacu ukoresheje icyarabu cyo muri Omani kugira ngo bamenye ko ubayo. Hari n'abapinga shaka utubwire kuvuga mu cyomani ngo kora ibi, shaka utuntu duke tubwira ubundi tugare ku musozo two mu ndimi zaho usuhuza abariyo ikiganiro bazakireba. Gusezera nta byadanje, ni ijambo rimwe ritajya rihinduka. Nyine iyo ushaka gusezera abantu uravuga ati masalama, ibyo biba bihagije. nabo babyumva nyine kuvuze ngo wenda muramuke mwirirwe ibintu nk'ibyo. Ushaka kuvuga ati mwakoze se kudutumira, uravuga ngo shukrani. Cyarabu turatahana icyo ngicyo. Uwase reka tugushimire ko witabira ubutumire bwacu, none agaruka uzadusure kuri Muyenzi TV show. Yego murakoze namwe. Amen.